tuje imbere yawe, tuje kuvuga imirimo yawe ukora, tuje kuvuga ineza yawe. Hari byinshi wakoze. Inshuti za gusenga rwa TV turashuhuje mu izina rya Yesu, kandi Pentecote kuri twese, kuri mwese bifurije kuzura umwuka wera mu izina rya Yesu. Abadukunda mwese, abakunda umwuka wera, bifurije kuzura umwuka wera w'umutabazi, umujyanama, inshuti. Imana ishimwe. Ni harira Imana wera rise. Munda gusenga turabashuje kandi dushimiye abantu bose mudukurikirana kugusenga rwa hano kwicano, kandi dushima inshuti zacu ziri mu bihugu bitandukanye, muri Amerika, mu Faransa, mu Busuwisi, mu Bushinwa, mu bihugu bitandukanye, migabane itandukanye y'isi. Turashuje mu izina rya Yesu. Yambereye ubuhungiro, yambereye sukidakama, yambereye ubuhungiro, yambereye sukidakama. Niwe buye imana inyota, niwe soko idakama. Niwe umara inyota, niwe soko idakama. Yambereye ubuhungiro, yambereye sokidakama, yambereye ubuhungiro, yambereye sokidakama. Niwe umara inyota, niwe soko idakama. Haleluya. Niwe umara inyota, Yesu niwe soko idakama. Niwe umara inyota, niwe soko idakama. Niwe umara inyota, niwe soko idakama. Imana nishimwe, Imana nihabwa icyubahiro. Yesu yambereye ubuhungiro, kandi niwe umara inyota, kandi niwe soko idakama. Reka dusome ijambo ry'Imana muri kano kanya muri Luka, hanyuma ibice byaho 9 turaganira ijambo ry'Imana muri Luka ibice 9. Iri jambo riri kumfasha, nawe rigufashe inshuti y'Imana, wowe ukurikiranye ijambo ry'Imana muri kano kanya. Reka dusome iri jambo ry'Imana, kandi uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Luka ibice 9 turi ku murongo wa mbere. Ubutumwa bw'uko bwanditswe na Luka ibice 9 ku murongo wa mbere. Reka dusome. Haranditse ngo ahamagara abigishwa be 12, arabateranya, abaha ubushobozi n'ubutware bwo gutegeka abadayimoni bose
no gukiza indwara. Kabiri, abatuma kubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana no gukiza abarwayi. Imana nishimwe, Imana nihabwe icyubahiro. Reka tuganire iri jambo ry'Imana muri kano kanya. Wowe unkurikiye muri kano kanya, ndashaka kuvuga ku mbaraga z'umwuka wera. Imbaraga z'umwuka wera, umwuka udukiza indwara. Uyu ni Yesu. Yarari kumwe n'abigishwa be bicaye, yakoraga ibitangaza bamureba, agakora ibitangaza, agakiza indwara bamureba. Arabahamagara, none harabiyegereza, abaha ubutware, abaha ubushobozi, abaha ubutware, abaha n'ubushobozi bwo gutegeka. Nubwo bari basanzwe bicaranye, nta butware bari bafite, ariko yarabahamagaye 12, abaha ubushobozi. Imana ishimwe, abaha n'ubutware bwo gutegeka no kwirukana abadayimoni bose. Arabatuma kubwiriza ubutumwa, abaha n'imbaraga zo gukiza abarwayi. Imana ishimwe. Umwuka wera, ubu butware n'ubuhe? Ni umwuka wera, ni imbaraga z'umwuka wera. Ntabwo ushobora kwirukana dayimoni mu muntu ngo usengere umuntu akire nta mbaraga z'umwuka wera zikurimo. Nta mwuka wera ukurimo ntibyashoboka. Nta gitangaza na kimwe ushobora gukora udafite umwuka wera. Niyo mpamvu bari bicanye, ariko nta mwuka wera bari bafite, ntawo bari bafite. Ariko Yesu amaze kubaha ubu butware, Imana ishimwe, amaze kubemerera izi mbaraga, amaze kubemerera umwuka wera, ibintu birahinduka. Umwuka wera, Imana ishimwe. Nimba hari ibintu bibaho mu isi biryoha, nta kintu kiryoha nk'umwuka wera. Nta kintu ku isi wabona kiryoha nk'umwuka wera. Nta munyenga n'umwe baho ku isi nk'umwuka wera. Nta munezero wabona ubaho kurusha umwuka wera. Ayiwe data, umva, umwuka wera ahantu yinjiye. Uyu mwuka wera wasanze intumwa. Uyu mwuka wera Bibiliya ivuga, uyu mwuka wera ukorera mu bantu. Uyu mwuka wera Yesu yadusigiye nk'isezerano. Uyu mwuka wera, ndashaka kumenyesha ko nta kintu kiryoha kibaho na kimwe ku isi kiryoha nk'umwuka wera. Umwuka wera araryoha. Umwuka wera nta kintu na kimwe wamunganya, nta kintu na kimwe kibaho wakanganya n'umwuka wera. Umwuka wera, Imana ishimwe. Kera ntari nawuzura, naga nibwira ko abantu bari kwigirisha. Hari n'umunsi nafashe ibikwasi ndavuga ngo ariko aba bantu banza ari ibintu bigirisha, reka ngende mbajombe ndebe ko mbese batari kwititimisha, batarimo bigirisha. Ninjiyemo bahita bamenya. Umwuka wera arahishura, umwuka wera atahura ibintu. Ninjiye mu cyumba, ninjiyemo gusa, ninjiyemo. Buriya iyo umuntu apinga cyane, Imana iramufata buye. Nubona umuntu apinga, nubona umuntu atemera umwuka wera, abazawuzura. Ninjiyemo, nicayemo, barabanga umuntu winjiranye ibikwasi hano. Umuntu winjiranye ibikwasi, ndatengurwa, ubwoba buranyica, barafata. Umwuka wera ahishura ibihishwe. Imana ishimwe. Ndihana, ndataha, naye nabatijwe.
ariko umwuka numva ko ari ibintu by'abantu babesha nkuko ushobora kubyumva ngo umwuka wera ntawe. Umwuka wera ariho akora imirimo n'ibitangaza. Namaze igihe senga saba umwuka wera, Imana iza kumbatiza nuzura umwuka wera. Nuzuye umwuka wera afite imyaka 15. Imana ishimwe. Umwuka wera, icyo nkundira umwuka wera ntabwo acuya. Kereka wowe tuye mucuye, ariko umwuka wera ntacuya. Umwuka wera ntahindurwa n'ibihe. Umwuka wera ntasonza. Uzi ko umuntu yuzura umwuka wera yaburaye inzara akayibagirwa. Uzi ko umuntu yuzura umwuka wera ari mu bukode yabuze amafaranga yo kwishyura inzu akibagirwa ko afite ideni. Uzi ko umuntu yuzura Imana ishimwe. Ndabyibutse, uzi ko umwuka wera nawuzuye 2015 ndi sehashika mu bitaro nkibagirwa ko nakoze agisida. Umwuka wera ajya tugarura twanapfuye. La ndavuga umwuka wera. Umwuka wera uko nukuri ntabwo mbabeshya. Umwuka wera narapfuye ngaruka ndi mu bitaro sehashika ngaruka mvuga mundimi nuzura umwuka wera. Umubabaro ntawo nigeze numva, nawumvishe umwuka wera yigendeye. Umwuka wera umwuka, imbaraga z'umwuka wera zikora ibyo abantu bananiwe. Imbaraga z'umwuka wera zishura ibihishwe. Imbaraga z'umwuka wera zirukana abadayimoni. Imbaraga z'umwuka wera zikuraho karande. Imbaraga yade wene sinimo. Ndavuga umwuka wera. Uyu mwuka wera twamuhawe nk'umufasha. Ntabwo wasunika igikuta kiri imbere yawe nta mwuka wera, ariko umwuka wera yahari. Imana ishimwe. Uyu mwuka wera yahari. Ibimeze nk'imisozi ubyegezeyo bikava imbere y'umuntu bikagwa. Imana ishimwe. Umwuka wera atuma ingumba zibyara. Ayiwe yo dato. Umwuka wera akiza kanseri. Imbaraga z'umwuka. Iyo ubona abantu isi yose yizihiza umwuka wera, abantu bakizihiza umwuka wera. Umwuka wera atuma ibiragi bivuga. Tewene sinima. Umwuka wera atuma impumyi zihumuka. Umwuka wera atari kwisinga bari mu bantu b'Imana, isi yahinduka umwijima. Umwuka wera niwo udukura mu byaha. Umwuka wera niwo utsinda ab'isi. Umwuka wera niwo twongera imbaraga. Ndavuga umwuka wera ni wenda kosini. Yesu agiye kujya mu ijuru yaravuze ngo simbasize mwenyine, simbasize kandi nk'imfubyi, mbasigiye. Ni umurage twahawe w'umwuka wera. Imana ishimwe. Umwuka wera aduhigira imirimo. Niyo mpamvu shitani irwanya itorero, ariko ntiyarishobora kubera ko itorero rirubatswe ku rutare kandi itorero riri mu mwuka wera. Iyo umuntu ari mu mwuka w'Imana, iyo umuntu ari kumwe n'umwuka w'Imana, icyambere ahorana ibyishimo. Iyo umwuka w'Imana ari mu muntu ahorana umunezero. Iyo umuntu ari mu mwuka w'Imana ahora yirinda. Iyo umuntu ari mu mwuka w'Imana arakenerwa. Iyo umuntu ari mu mwuka w'Imana, yawe mwami mwiza, umwuka wera. Nshuti zanjye munkurikiye kuri iyi Pentekote, apeti ku mwuka wera. Uzi ko umwuka wera akura w'inzingo. Umurozi yaraye azinga, mu gitondo umwuka wera akagezayo. Uzi ko Imana ishimwe. Uzi ko umwuka wera akuraho amarozi. Uzi ko umwuka wera
agarura umuntu yapfuye akongera akaba muzima. Umwuka wera, nshuti z'Imana, mukristo, mubyeyi, mugabo, mukobwa, uyu mwuka wera ni umufasha. Halala kesinimo ni umufasha. Umwuka wera tunira iminiho, ni uzamuka imbere y'Imana akadutakira. Umwuka wera ni utuvuganira. Ni umuririmbyi yavuze ngo mu ijuru imbere y'Imana afite umuntu uvuga. Umwuka wera ni ujyana amakuru akayashyikiriza umwana, umwana akayashyikiriza se. Ariko tamandi deva, iyo umuntu asenga, umwuka wera aterura amasengesho akayajyana, akayavana ku isi, akayazamukana. Nta murozi wayafata, nta mbaraga zafata amasengesho y'umunyamwuka, ntibishoboka. Arayajyana akayashyikiriza ku mwana ari we Yesu Kristo, umwana w'Imana. Yesu Kristo akazamukana ibisubizo. Umwuka wera akuraho ibikomere. Iyo umuntu afite umwuka wera, ibikomere birashira. Nta kintu cyari kumara agahinda, nta n'ikintu cyari kumara kwiheba. Umwuka wera niwe wabikoze. Nta kintu cyari kuma ibyishimo, ariko umwuka wera yarabikoze. Nabonye umwuka wera, nabonye umwuka wera atanga umuntu akizera Imana. Umwuka wera, ibaze ko umuntu ipfukama agasenga Imana, umwuka wera akavugira umuntu abonga Imana iguhaye umwana umuntu akamuhabwa nta kinini amuhaye. Ni umwuka wera. Umwuka wera akuraho urupfu. Umwuka wera ni uri mu itorero. Yari mu itorero ibintu birahinduka. Dore ikintu gikenewe muri ibi bihe, hakenewe umwuka wera. Dore umwuka wera arakenewe muri bino bihe. Newe tayizinimo, umwuka wera arakenewe. Akenewe ahantu hose, akenewe ku isi, akenewe ku babyeyi, arakenewe ku bagabo, arakenewe ku bakobwa. Iyo ufite umwuka wera urakenerwa. Umva mushiki wanjye, shaka umwuka wera. Umwuka wera aguha igikundiro. Igikundiro utavana mu mavuta. Igikundiro aribanda kosere ndafashizwe. Igikundiro utavana mu kwambara ubusa. Umwuka wera aguha igikundiro, abantu bakawushaka. Umwuka wera akuraho akagambane wiryamye wicariye, wiryamiye wisinziriye. Abantu bakarara bagambana. Umwuka wera akabyegezayo. Imipango yapanzwe akayegezayo. Umwuka wera azaguha agaciro akutigeze ubona. Niwegera Yesu Kristo ugakizwa, ukegera Imana, kuko umwuka wera ntabwo akorana n'ibyaha. Wapi? Usabwa gukizwa, umwuka wera akinjira muri wowe. Umwuka wera, ndavuga umwuka wera nabonye. Umwuka wera atumara ubwo. Umwuka wera aradutinyura. Umwuka wera aratuburanira. Reka nkubwire wowe unkurikiye, wowe ukurikiye ijambo ry'Imana, wowe munyamasengesho, wowe mubyeyi unkurikiye, umwuka wera niwe uzahindura umutware wawe. Umwuka wera niwe uzakingura imiryango y'akazi. Umwuka wera ni nekota mandara. Aba bantu bose bakora ibitangaza badafite umwuka wera ntibyakunda. Imana ishimwe. Nubwo hari n'abapfunyikira abantu bakababesha, kuko umwuka wera ntabwo wapfa kumubona. Niyo mpamvu abantu bajya gutekanika bagashakisha ukundi kuntu. Ariko umwuka wera danasane mandala bigusaba kubana na Yesu. Niko Yesu yahamagaye abigishwa be, ahamagara intumwa ze 12, arazicaza, aziha kado, aziha ubutware, aziha ubushobozi, aziha kwirukana dayimoni, aziha gukiza indwara, aziha kubwiriza. Haleluya! Imana ishimwe.
sini mandara. Dekota ma arazia